Twongeye kubasuhuza nanone tuguma dushimira urukundo rudasanzwe mukomeje kutwereka, twarabiyemeje, twarabihaye kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Nk'uko nari nabasezeranyije yuko ndabagezaho igice cya kabiri cy'inkuru y'urukundo ni amahitamo. Duherukana Martin atashye ageze kuri porutayi y'iwabo asanga imodoka iparitse ya Mercedes Benz. Byagenze gute? Ntucikwe rero igice cya kabiri cy'uyu munsi, nkuraritse yuko inkuru z'urukundo tuzajya tuzibagezaho buri munsi. N'abatindiye ntagumye mbacisha hirya hino, reka tujye mu nkuru y'urukundo y'uyu munsi ni amahitamo igice cya kabiri. Ngeze kuri porotaye nasanze Mercedes Benz ihaparitse. Mva mu modoka njya kureba uwo muntu waparitse imbere yo mu rugo, gusa nsanga ibirahure n'ifime. Nkomanga ku kirahure, mu gihe nyitegereza ngiye kubona mbona urimo amanuye ikirahure. Ndebye mbona ni Lili. Lili ni wowe? Ahita avamo, turahoberana nk'abantu bari bakumburanye. Lili wari warahindutse cyane, namuherukaga ari umwana, ariko noneho yari yarakuze, yarazanye ikibuno, yarabaye umuzungu. Mba ndamubwiye ni i Burayi niho hakugize mwiza gutya? Lili ati Mati, wagiye ugabanya kuderanje. Mba ndamubwiye ati ariko ubundi ko musanze ku marembo yo mu rugo bite? Lili ati maze nari naje kugusura, uzi ko maze amasaha 2 ngutegereje. Mba ndamubwiye ati kuki utampamagaye cyangwa ngo nashaka amazimano? Lili ati ahubwo we kuki utafata agafone? Nkuye fone mu mufuka nsanga harimo missed call nka 20. Mba ndamubwiye ati yo sorry, ahubwo twinjire mu nzu. Mbona akoze mu modoka akuyemo icupa rya Remy Martin, usibye kuribona mu kabari nari nararinywa kuva navuka. Ati nge banizaniye n'amazimano. Turinjira tugera mu nzu tuganira kuri iryo cupa. Inzoga igiye gushiramo abarambaje ati Mati, ubu se nuwiye mwana uri kwipepera muri iyi minsi? Mba ndamubwiye ati uracyagira utubazo tw'abana nka kera? Lili oya, ndashaka kumenya umukobwa wantwariye umugabo. Mba ndamubwiye ati utangiye kuzana ibintu bya zamani wowe? Lili ati sawa basi, niba udashaka ko tubiganiraho reka nahe dore burije. Mba ndamubwiye ati nari nzi kuri burare. Lili ati n'ukuntu uba uri kumbwira nabi, ubwo urabona narara koko? Mbabwiye Lili ati uracyarakazwa n'ubusa koko? Lili ati ahubwo bayi ndatashye. Mba ndamubwiye ati wampaye lift ukangeza ku kabari ko mfitemo gahunda na Alexis? Lili ati nta kibazo wanjye. Aranjyana angejeje kuri Big Club ni Merci. Ubundi mukubita agapeke ndakomeza, nsanga Alex yanegereje, ndabanza musobanurira ibyankereje, ubundi dukanda amazi karahava. Sinamenye uko byarangiye, gusa meruka Alex ari kumbwira ngo dutahe, numbaze ibyakurikiyeho. Kuwa gatandatu mu gitondo nakanguwe n'urugi rw'icyumba rwari rwikubise. Ndebye mbona ni Stella. Nibaza ukuntu ageze mu cyumba biranyobera. Mu gihe nyibitekereza, Stella barambaje ati ni gute uryama mu nzu idakinze? Ndanibuka ko naraye nsinze. Umutima ni buriya umufuke wamukubise, ariko akumva nta mbaraga zo kwegura umutwe. Ni umeze ute Stella? Ati Mati, ko ubu utahaguruka ngo nsuhuze ntabwo nshaka. Mba ndamubwiye ni bebe sha, wanyihanganiye ko ndi kwiyumvamo hangover ikaze. Stella ati sheri, wazagabanyije kunywa inzoga? Ubwo kandi yabivugaga ndyamye hejuru. Umutima ni uyu namukosora ngo ndakosheje. Nanjye nakomeje kumureba, ari nako hagati y'amaguru hari imyigaragambyo. Mba ndamubajije ni bebe urankunda koko? Stella ati Mati, birengagije ukuntu nari narwaye kubera wowe? Arongera ati kandi Mati, wowe ushobora kuba utankunda. Mba ndamushubije ni oya sheri, usibye ko na papa wawe yambitsemo ubwoba, ariko ubundi niyemeje kuzahatana mpaka. Abaramwenyuye, nuko nkomeza mubwira ni sheri, uzi ukuntu ari nkumbuye kukubona useka. Narangije kuvuga iryo jambo iminwa yafatanye. Twarogowe no kumva ihoni ry'imodoka hanze. Ndungurutse mu idirishya mbona ni papa utashye. Nahise nza mbwira Stella ati mbabarira, papa gusanze hano byambera bibi, mbabarira uce mu gikari usubire mu kigo. Mbona nabyakiriye neza, ariko nta yandi mahitamo yari ahari. Ndamuherekeza munyuza ku karyango k'inyuma. Ndagaruka nsanga papa ari kwikurira imizigo mu modoka. Turasuhuzanya, arangije arambaza ati wari uri mu bikisha ko watinze? Ndamusubiza ni nacyo, nuko nari ndyamye kubyuka byananiye kubera umunaniro. Papa ati wavuze ko ari inzoga warayemo, ahubwo ubu ndabizi wasanga inzu udaheruka kuyikorera amasuku. Ntangira kurya iminwa. Ati ngaho ibyo bikapu bijyane mu nzu, njye ndinaniriwe dore ko ni byinshi birimo ari ibyawe.
n'ibyishimo byinshi mbabwiye papa, wanyibutse se? Papa ati reka reka, urabona uwo mwanya nawubona, ibyo nibyo so wanyu yakoherereje. Mba ndamubwiye ati nta ribi, reka mbigeze mu nzu. Ubwo ndagiye ndajagaraje nsanga anko yohereje koko imyenda, inkweto, wagira ngo ni umwana wari ugiye guhabwa amasakaramentu. Hagati aho papa namubwiye uburyo master yambwiye ko nzasubira mu ishuri ari uko tujyanye. Kuwa mbere mu gitondo twarajyanye, baganira na master bimwe by'ababyeyi, abana b'ubu ntibakunda ishuri. Tuhava twemeranyije ko ngiye kwiga nta byo gusiba. Feri ya mbere no mu ishuri ngo pa, turize nicaranye na Stella nk'uko bisanzwe, ari nakacishamo akansoma turi kwiga. Mbona ko kwiga nicaye aho bitazakunda, mba ndahagurutse njya kwicarana na Naomi wicaraga ku ntebe ya mbere. Turigana wambera imfura ni yanderanje. Bigeze muri pause Chris aza kuntwara, ngiye kubona mbona tugeze muri kantine. Turicara atumiza amata turayanywa. Turangije Chris ati ukishyura ndabizi usigaye waratse kubw'amahirwe nari mfite 2 ndishyura, bangarurira icyabiri. Ndangije mba ndamubaje ni Chris kuva ryari usigaye unywa amata? Chris ati sha n'ubundi sinyakunda, ariko maze iminsi 2 igifu kimereye nabi, ahubwo iyo utaza menya nari gupfa kuko nta n'igipfumuye nari mfite. Nahise numva mugiriye muwe, n'amafaranga bari bangaruriye ndayamuhani. Paul kabisa dusubira karasi. Nicara ku ntebe ya Naomi, Lili abanyoreje message ati saa 10 uze mu rugo nubishobora. Kumbe na Naomi yari arimo kuyisoma. Naomi ati uwo Lili ninde mati? Batamubwiye ni ibyo se birakureba. Naomi ati niyo mpamvu wahunze Stella, nugishaka kumwikoza wifitiye abandi, none urashaka kwicisha umwana w'abandi agahinda. Batamubwiye ni ariko nk'ibyo ubuzanye ni ibiki koko? Naomi ati reka niyigire dore na ticaraje. Amasaha yo gutaha yarageze, nanguranwa njya kureba Stella ngo Naomi atanangayo akamushyiramo ibitekerezo bibi, dore ko nari muzaniye akagift, ariko nsanga yarubiye koko ngo namusize. Mbanza ngusaba imbabazi, ikiza cy'umukobwa ugukunda byahise birangiriraho. Muha akagift namuzaniye n'amatsiko menshi, abarafunguye. Kari aga-t-shirt k'umweru, ahita akambara ankubita igikisi cyiza cyo kunshimira. Ndagije ndamusezera ndataha. Saa 10 zigeze nambara neza nk'umusore ugiye gusura inkumi. Ubundi mfata akamoto, imodoka yo mu rugo kuva papa yaza nahise nyisezera nerekeza kwa Lili. Ngeze ku rupangu ndakomanga, Lili araza aranyingurira yambaye agakabutura keza cyane k'agakoboyi. Nitegereje nk'amasegonda 5 hagati y'amaguru bitangira kuvivura. Ndiyumanganya nkaho nta cyabaye, turakomeza. Azana agatebe hanze turicara mu kajaride k'iwabo. Bandamubajije nti uri hano wenyine? Ati yego ndi hano njyenyine. Nta n'umukozi uhari? Ati sha ubu ndi hano njyenyine n'umukozi yaratashye. Bandamubwiye ati harya mama wawe yagiye, wimbaza uriya mugore w'indaya. Natunguwe no kumva Lili avuze gutyo. Bandamubwiye ati ngaho basi tubireke, ahubwo mbwira amakuru. Nuko Lili sha amakuru nayo kwirungu rya ririnyishe, maze niyo mpamvu naguhamagaye ngo ubunganirize. Bandamubwiye ati banza uzimanire icyaka kiranyishe. Twarakomeje tuba twiganira, dore ko yari yanshoboye, yanzaniye primus zikonje. Ubwo kandi uko kangeramo niko n'ibiganiro byabaga byinshi. Butangiye kwira n'akabeho gatangiye kwiyongera. Bandamubajije ati ntambe uri kumva ko mbona usa n'uwambaye utuntu duto? Lili ati ibyo byo, ahubwo reka twinjire mu nzu mbanze nkore dushe mbone guhindura. Tugeze mu nzu Lili barambwiye ati waje mu cyumba ukaba wikinira game, nanjye nkajya gukaraba. Turinjira no mu cyumba cye. Tugeze mu cyumba cye ntangira gukina game. Batamubwira ati uzi ko ufite game nziza nzajya mpora nza kugusura. Lili ati nakubwira iki? Banangiye kwikinira game nicaye ku gitanda cya Lili, ariko nkanyuzamo nkareba Lili, dore ko yari ari gukuramo imyenda amagaze mu mpande. Twahuza amaso akisetsa, noneho numva naniwe kwihangana. Yambara isume ajya muri dushe. Hashize akanya nanjye musangayo no ku rugi ndakomanga. Lili ati ntago hakinje. Ndinjira mbona naso nagize, ahubwo ahita ambaza ati bite ko nsanze hano? Ubwo mba ndamubwiye ni nanjye numvaga icyokere kinyishe, none numvaga nakwisunga tukogana. Lili ati okay ngaho banza unyuze mu mugongo. Mfata isabune ntangira kumwoza mu mugongo, ndakomeza buhoro buhoro, ikiganza kiba kigeze mu mabere. Hashize nk'umunota umwe mbamanuye ikiganza gahoro gahoro, nawe atangira gutaka. Ibyakurikiyeho nyuma y'iminota 10 filime yari isojwe. Tuva muri dushe ndambara vuba n'isoni nyinshi ndasezera. Lili ati kutashye kare se? Batamubwiye ati ejo ni ishuri Lili.
rirati uzagaruka se? Mba ndamubwira ati ahubwo mpamagara, telefone yanjye ntabwo ndi kuyibona. Ubwo riri yarampamagaye nsanga nari nayitaye muri jaride hanze aho twari twicaye, ngiye kubona nsangamo missed call 18 za Stella. Natashye mu nzira ngenda mpamagara Stella, telefone nticemo. Ngeze mu rugo ndiryamira, byuka njya ku ishuri. Ngera mu ishuri imbere ya Stella mba nkora ka etide, dore ko hari hasigaye iminsi mike ngo dukore national exam. Hashize akanya Stella baraje, mu gihe nari menyereye ko azana udupeki twinshi, mbona nta no kunyikoza, aricaye atavuze. Ntabwo byantangaje kuko nari nzi ibyo nakoze, ahubwo ntangira gutekereza uburyo mugarura muri mood. Batamubwiye ni sheri bite, ninjura akariye. Stella Stella ntiyagira icyo asubiza. Mba ndamubwiye ati sheri mbabari umbwira icyakubabaje, kandi nutakimbwira ndataha kuko sinashobora kwiga utameze neza kabisa. Stella n'ikiniga cyinshi ati rekeraho mati wimbeshya, sindi umwana sangariri wawe njuma amahoro. Mba ndatangaye. Mba ndamubwiye ati wambabari ukanyumva nkagusobanura koko, ubu ibintu Naomi yakubwiye urabindutishije. Riri ni umwana w'inshuti yanjye ndetse ni wabo, ni inshuti zo mu rugo. Ejo rero yanyandikiye ambwira ko anshaka. Stella ati yakushakiraga iki se? Batamubwira ati yashakaga ko muherekeza muri anniversaire y'inshuti ye. Stella ati reka mbyemera ariko ntukagira aho ujya utambwiye. Batamubwira ati sheri nzajya mbyubahiriza nubwo bitoroshye kuzajya nsaba uruhushya aho ngiye hose. Stella ati ahubwo hari ikintu nashakaga kukubwira. Batamubwira ati mbwira nta kibazo. Stella ati mati ndatwite. Ngo uratwite? Stella ati nkutwitiye akabebe sheri, njye n'umujinya mwinshi nyeshu. Ubwo urumva icyo ari ikintu cyo kwigamba? Stella ati sheri nari nkubwiye nk'umuntu w'umugabo ngo utangire ubitekerezeho, none nukumbwiye. Atangira kwirakaza. Batamubwira ati okay reka iyi nda tuyikuremo kuko bimenyekanye twaba turigushije. Nzi umuntu wabidukorera neza ntihagire ikibazo uhura nacyo. Stella ati mati sinari nzi ko wavuga ibyo bintu, gusa ndumiwe. Ahita yikubura aragenda ameze nk'uwivumbuye ajya kwicara kwa Naomi. Nanjye nsigara nicaye urubanza mu mutima ati ubundi yo nicecekera wasanga yanambeshyaga ngo arebe uko mbigenza. Amasaha yo gutaha ageze, Stella aragaruka aje kubika amakayi, mufata ukuboko. Batamubwira ati sheri wabaye wicaye tukavugana. Stella ati ndekura se nyine. Ndamubwira ati bebe basi mu munota umwe gusa. Stella ati nta mwanya mfite. Ahita asohoka nanjye musohoka inyuma, nsanga ahise ajya mu gakundi k'abakobwa nka 5 ariko hatarimo Naomi. Njya gushaka Naomi, ngira amahirwe ndamubona, muha karetere ngo aze kukamera Stella. Dore ibyari biri muri ako karetere. Baby kuki undakarira bigezaho? Niba unkunda koko ibyo nakubwiye byari ibitekerezo byanjye, kandi si uko nanze uwo mwana, ahubwo nuko mbona nta mahoro yazagira. Kandi niba nari mfashe icyemezo kigayitse wari kunkosora, ntabwo wari kumunga. Ubitekerezeho neza kandi wumve ko nta kibazo nawe n'uwo mwana kuko kumutunga ndabishoboye, ahubwo ikibazo ni umutekano we n'uwacu umunsi yavutse. Mba ndegejeho akajambo ati I love you. Ubwo naratashye njya no mu mirimo yo kuri atelier, mara nk'icyumweru naza ku ishuri. Nari natangiye gushaka udufaranga kuko nabonaga byakomeye. Hashize nk'icyumweru ariko wa mbere nibwo nagiye ku ishuri. Ngezeho nsanga n'abarimu ntibakiza. Mu minsi ya nyuma abarimu ntibaba bakiza ko abanyeshuri baba basigaye babasuzugura. Ubwo narahageze njya mu ntebe yanjye mpamagara Chris abansobanura web designer. Iryo ni rimwe mu masomo twigaga. Mu gihe turi kwiga ndi muri mood, tubona Stella araje abwira Chris ati waduhaye akanya gato tukavugana. Chris ahita agenda yiruka. Ubwo nsigarana na Stella negereje icyo ambwira. Stella ati harya mati ngo urashaka ko niyicira umwana? Mba ndamubwira ati hoya nyine. Stella ati nyine siki mati, nagira ngo nkumenyeshe ko ibyo nakubwiraga nagukinishaga, ko abishaka utabishaka uyu mwana azabaho. Mba ndamubwira ati ariko bebe inda itaramara amezi 2 niyo wita umwana koko? Stella ati iyaba waruzi ukuntu na papa yambwiye ni wakabaye untererana. Batamubwiye ni wabibwiye papa wawe se? Naratangaye. Batamubwiye nta soni ugatinyuka ukabwira papa wawe ibyo bintu tutaranabyigaho? Stella ati sheri wambabariye nawe ntumbwire nabi nkuko papa yambwiye. Mbambwiye Stella ni oya Stella warahubutse rwose, ubwo se urumva udashaka kunyicisha? Nuko Stella ati wivuga utyo sheri. Ndamubwiye ati none se wamubwiye uwayiguteye? Stella ati yego naramubwiye. Ndamubaza ni yagushubije ngo iki? Stella ati ngo uzayijyanire uwayiguteye.
batamubwira ati humura ngize amahirwe arakumaye nta mwana nyatse nta n'imigeri ndiye. Stella ati urashaka kungira umugore wawe rero? Ati cyane rwose, papa wawe se ntiyakumaye? Stella ati aho uribeshye pe, yego ndagutwikiye ariko ntibivuze kumprofit. Mba ndamubwira ati okay sigara ubitekerezaho, ariko ndifuza ko igihembwe cya gatatu utakiga, wenda ukazagaruka uje gukora exam. Stella ati nakiga nkakora iki ubwo? Ndamubwira ati tuzabivugana iyi trimester irangiye, dore harabura iminsi mike. Stella ati sawa. Ubwo amasaha yo gutaha yarageze, ndataha njya kurya nk'uko bisanzwe. Nicara muri restaurant, phone birasona, ndebye mbona ni Lili umamagaye, nditaba. Lili ati bite shu? Batamubwira ati ni byiza. Lili ati ko nagushakaga se? Batamwaje ati ni amahoro se? Lili ati oya nyine nari mfite akarori mu rugo nimugoroba, none nashakaga ngo ube uhari kandi uzane imico myiza, mama araba ahari. Nuko ndamubwira ati ubundi se hari izindi ngeso mbi unziho usibye telefone ihita yivanaho? Ndataha mba niryamiye. Bugorobye nditunganya, mfata akamoto njya kwa Lili. Nubwo hari hafi nashakaga kugerayo nta kantu kanyanduje. Nagezeyo na saa moya n'igice, masanga abantu benshi cyane ba Alex n'abandi bajama n'abakobwa bo muri Hood bari hanze ariho pati yabereye. Ubundi hari gucicikana wine. Sinzi ukuntu nabonye umukobwa w'umuseriveri ateruye icupa rya Black Label ricagase, mba ndarimwatse ntangira kurica intege. Somyeho nka kabiri mba nkubitanye na mama Lili. Aramubera cyane ati urwo rucupa niho rugejeje aho? Batamubwira ati wapi, ubusanze nteyeho inama ebyiri gusa. Ansiga harigendera. Ubwo ndakomeza ndinywera. Hashize akanya mba nkubitanye na Lili yambaye ikanzu ndende iriho utuntu dushashagirana na pasuri igeze mu rukenyerero. Ni hi princess, wow wambaye neza kweli, uko nari ngize ngo ndi muri Grammy Award. Lili ati wageze hano ryari se? Hashize akanya mageze, mu kanya nari ndi kumwe na mama wawe. Lili ati sawa rero hari abashyitsi bari mu nzu kandi bagiye gutaha, mube mukanda amazi ndaje mu kanya. Aragenda nanjye nguma kuri Black Label yanjye. Ngiye kumva numva DJ ashyizemo indirimbo ya Paraso bita Go Down Low, indirimbo nakundaga kubyina bitewe na beat yayiryoshye. Ubwo turabyinnye maze kuruha, nashatse agatebe kamwe nicaraho, ubundi ndasinzira koko. Nakangutse mu gitondo nsanga aryamye mu cyumba cya Lili. Natekereje uburyo nageze mu cyumba cya Lili birancanga, ariko nkabona wagira ngo sinararanye n'umukobwa kuko nabonaga nyambaye nk'uko naje nambaye. Mu gihe nyisubiza ubwenge ku gihe, numva muri salo Lili na nyina bari gutongana. Numva mama Lili aravuze ati kugeza ubu sinzi urukururano ufitanye n'uriya musore. Lili ati ariko uranshakaho iki mama? Mama Lili ati ntago nakwifuriza Martin rwose mwana wanjye. Lili ati uvuye gusambana na Alex none uje kunyiga uko ngomba kwitwara? Nuko ari Martin niwakazongeye kumbona imwe. Nuko mama Lili ati ariko uzi ko Martin atanagukunda yifitiye indi nshuti bigana? Lili ati ibyo se birakureba? Nuko mama Lili abwira Lili ati nyamara ushatse wanyumva mwana wanjye. Lili abamusize aho ngaho arigendera. Numvisha aje mu cyumba mita niyorosa ndasinzira, gusa yaje anyitura mu mugongo, mita numva umugongo wenze gucika. Ndamubwira ati iyo unkangura neza sinari gukanguka, cyangwa wanyibutsaga ko ntaryamye iwanjye. Lili ati hangane numvaga nshaka kukubangamira. Nuko mbambwiye Lili ati ariko ubundi nageze hano gute? Lili ati ahubwo ngwino ku meza, naho nanjye sinzi uko wahageze. Ndabyuka noga mu maso ndaza tunywa icyayi, turangije aramerekeza. Turi mu nzira mba ndamubwiye ati mbese ubundi Lili iriya pate yari yiki? Lili ati harya amajambo yavuzwe wamaze gukubitwa kare, buriya narindi guserebura ko nabonye akazi. Atamubaje wabonye akahe kazi? Lili ati ubu ndi stock manager muri hoteli imwe nari bukubwira izina. Ndatangara mbambwiye Lili ati burya kwiga i Burayi si ikintu. Lili ati urumva ari ibintu bya danje se? Batamubwira ati ahubwo Lili nanjye uzama akazi. Lili ati ubwo se nkayo wakora kahe nta na segonderi ufite, kereka niba ushaka akubukarani. Batamubwira ati ariko mfite perime akubushoferi nagakora. Lili ati ubwo se ukuntu wirya wakemera kujya untwara? Batamubwira ati ndashaka akazi mwana. Lili ati okay ejo uzazane kopi ya perime naho ibindi nzabyikorera. Mbambwiye Lili ati urakoze cyane. Turasezerana mu gitondo mbere yo kujya classe mbanza kujyana twa tudokima. Ngeze ku ishuri nsanga batangiye examen ya second term, ndazikora ndangije njya kuganira na Stella. Turi kuganira n'abana Naomi baraza, tuba twiganira duseka. Numva mu mutima nishimye ko nongeye guhura na Stella nta numwe urakariye undi.
Iminsi yakomeje kwicuma, urukundo rwanjye na Stella rurakomera. Ikibazo cyaje ku munsi wo gutaha. Stella ashaka gutaha, njye nshaka ko asigara nkamushakira aho aba, ariko ambera ibamba. Muha 5, nubona bakujujubije uzatega ugaruke. Kandi ubwo nari ntarabwira papa ko hari umukobwa natwitse inda. Ubwo ndamutegera yerekeza i Gisenyi iwabo, ariko njye nkumva hari ikintu ku mutima ko atazamererwa neza. Ndangije ndamubwira ati ntibukire utamvugisha. Ndongera nubona utamerewe neza uzahita uza. Ndamusezera arataha. Ntuzacikwe igice cya 3 ngo wumve uko byagendekeye Martin ndetse na Stella. Niyo mpamvu nkubwira ngo niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Reka tubonane ubutaha, ntimuzacikwe igice cya 3. Bye bye. Nyagasani akomeze abahundagazeho imigisha idasanzwe.